bakunzi b'umushibuka high school, tugiye kuganira ku insanganyamatsiko ivuga uburyo warongorera mu ikariso. Ese ubundi kurongora ni iki? Urabanza ukaba ufite umushyukwe, ukumva ufite ubushake, wumva igitsina cyawe gisa nk'ikirimo amazi, kirimo ububobere, ugafata imboro ukayinjiza mu gituba. Ubushake buba ku mugabo n'umugore, rimwe na rimwe niyo baba bari muri salo bakumva babishaka bahita bajya kwinyesera. Icyo gihe iyo ubushake wamaze kuba bwinshi hagati y'umugabo n'umugore, icyo gihe umugabo arahaguruka agahita yegera umugore we, hanyuma agahita yegera umugore we akegura ikariso. Hahandi yegereye umugore we azamura ikariso gake gake, agahita yinjizamo imboro akagenda asunika gake gake. Icyo gihe imboro imaze gushyikamo agenda acumita. Ubutaha nibwo tuzabaganiriza, tuzabanyuriramo ibyo kurongora, gucumita, kunyaza, gukunguta. Ushobora kwibaza aho kurongora byabera, ushobora kwibaza ahantu runaka ushobora kuba warongorera. Ushobora kuba uri nko muri salo, cyangwa uri nko mu kabari, cyangwa wagiye nk'ahantu mu kirori. Icyo gihe iyo ubushake buje uhita ujya kureba aho mwabyemeranyijweho, icyo gihe ugahita murongorera mu ikariso. Hari nk'igihe umuntu aba ari nko muri salo, niyo mpamvu twaje hano kugira tubereke. Ufata ikariso ukeguraho gake, umugabo akaba afite igitsina cyashyutwe, yarangiza agashyiramo imboro. Hari nk'igihe mushobora kuba muri nko mu birori, amaguru ukabyereke. Mushobora kuba muri nko mu kirori, mwanyweye mwasagambye, hari nk'umutipe mwaganiriye muzuzanyije, mwishimye mwasagambye, ugahita wigura ikariso gato agashyiramo imboro. Bakunzi bacu rero, ndizera yuko abatari babizi n'abari babizi, nizere ko mwamaze gusobanukirwa neza icyo kurongora ari cyo, by'umwihariko urongorera mu ikariso.